Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, ndabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nshimye Imana cyane ikitubeshejeho ikabidukundiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Mu nkundire dufatikanye muri uyu mwanya kandi turusheho gushima Imana no kuyiha icyubahiro kubera ko niyo igikwiriye. Iyi minsi biduhaye, iminsi bidutije kayitwongerera ko yari isanzwe yo kubaho abandi batakiriho. Mu nkundire dufatikanye kuyishima kandi tuyibwire ngo nukuri Imana yacu iteka uduteye yo kuduha kurama. Iyi minsi utwongereye ntabwo tuzayipfusha ubusa. Rero turimo turaganira ku ijambo ryo guca bugufi. Turi kwifashisha umurongo wanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu bice 23 umurongo wa 12 rivuga ngo uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana idufashe kandi twigishe guca bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ashatse gusobanura guca bugufi ahari ubanza bitamworohera, ariko uko nabivuga wenda mu magambo yanjye, guca bugufi no kumenya limite zawe, no kumenya yuko uri umunyantege nkeya, no kumenya ko ibyo ufite byose wabihawe n'Imana, no kumenya ko ntacyo wageraho ubwawe ku giti cyawe, no kumenya yuko aho ibyawe birangirira niho iby'abandi bitangirira, no kumenya ko utari hejuru y'abandi. Ni uguca bugufi nubwo waba wumva utunze mu buryo bw'umubiri, ariko ukamenya ko ibyo ufite byose ntabwo ari wowe wabyihaye. Guca bugufi ni ukumenya ko ibyo ufite byose udakwiye kubyirata, hari aho byaturutse, ukamenya intege nke zawe, ukamenya ko hari ibikunanira, ukamenya ko utashobora byose, mbese ukumva uciye bugufi. Imana idufashe. Mu nkundire dusome amagambo y'Imana yanditse nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko. Dusome ibice 10 duhere ku murongo wa 42. Handitswe ngo Yesu arabahamagara arababwira ati, n'abigishwa be yahamagaraga, muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri yo bakayategeka, ariko muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata ya bose. Imana idufashe. Rero guca bugufi ya nshuti zanjye ni impano nziza cyane abantu benshi batagira, ariko kugira ngo uzashobore kubana n'Imana bigusaba umutima uciye bugufi. Kugira ngo uzashobore kubana n'abandi bigusaba umutima uciye bugufi. Guca bugufi ni ingenzi mu buzima cyane cyane bw'umuntu w'Imana. Numva mfite isengesho nkisabira ngo Mana unyigishe guca bugufi, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko harimo ingororano mu guca bugufi. Hari ibyo twunguka iyo duciye bugufi. Bibiliya igitubwira yuko uwicisha bugufiya niwe uzashyirwa hejuru. N'aha ngaha dusomye Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nubwo mujya mubona mu batware
mu bayobozi, mu bategetsi bategeka bagatwaza abandi igitugu, bakayobora abandi bakabategeka, ariko arababwira ngo mwebwe abigishwa banjye, mwebwe abamenye. Ntabwo ari gutyo bikwiriye kumera. Uwumva ashaka kuba mukuru muri mwe azajya abanza abe ubaye mutoya, abe munsi yanyu, abanza abe umugaragu wanyu. Kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya abanza abe imbata ya bose. Imana idufashe. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga ari kubwira ngo kwibona cyangwa kwishyira hejuru kubanziriza kugwa, ariko kwicisha bugufi bikabanziriza gushyirwa hejuru. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Yakobo, dusome ibice byaho 4, dusome umurongo wa 6, turasimbuka dusome n'umurongo waho w'8. Handitswe ngo Yakobo ibice 4 n'umurongo waho wa 6, haravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Umva umurongo wa 10 kuvuga mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Haleluya. Abantu bishyira hejuru ngo Imana ijye ibacisha bugufi. Imana ijye ibarwanya abishyira hejuru cyangwa se abibone. Imana ngo ijye ibacisha bugufiya ndetse ijye ibarwanya, ariko abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu kandi ikanabashyira hejuru. Imana idufashe. Turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, mu murimo w'Imana dukora, mu byo tuvuga bya buri munsi, dusenga duce bugufi, tuvuga ijambo ry'Imana duce bugufi. Haraho Yesu yigeze aravuga ngo nimumara kubikora neza, mukabona bigenze neza, mugasengera abarwayi bagakira, mukavuga ijambo ry'Imana mukabona ryafashije abantu bafashijwe, nimumara gukora ibyo ngibyo ngo kugira ngo mudafatwa n'ubwibone. Nibyo nongeye mbisize muri parenthèse, ariko aravuga ngo nimumara gukora ibyo mubonye bigenze neza, muzajye muvuga ngo turi abagaragu b'imbura mumaro, kubera ko twakoze gusa ibyo twari dutegetswe, kugira ngo tutavaho ngaho tukagira ngo nitwe tubikoze, nitwe tubigenje dutya, maze ubwibone bukadufata. Uza abantu hariho abantu benshi bakubwira bati uze ufate igitangaza cyawe, kandi mu by'ukuri nta muntu utanga igitangaza. Igitangaza gitangwa n'Imana. Imana niye bikora. Wabona bigenze gutyo ukamenya ko hari ukuboko kw'Imana kwabikoze, ugaca bugufi ukavuga ngo uwo nguwo ubikoze, iyo Mana ibikoze ikwiye gushyirwa hejuru, uko Yohana yabivuze, maze jyewe ngacishwa bugufi kubera ko ari yo Mana ibikoze. Iyo umuntu afite ubwibone, impamvu dukwiye kureka kwibona ahubwo tugaca bugufi. Kwibona ni ikinyuranyo cyo guca bugufi. Kwishyira hejuru nacyo ni ikinyuranyo cyo guca bugufi. Rero abishyira hejuru cyangwa abibone, Imana ngo irabarwanya. Nshuti yanjye, Imana ikurinde ubwibone kugira ngo tutavaho ngaho Imana iturwanya. Imana ikurinde nanjye ndinde, iturinde kuba bishyira hejuru, iturinde kuba bibone, ahubwo tuba bicisha bugufi, kuko tubonye ko ngo abishyira hejuru Imana ibarwanya, ariko nyamara ngo uwicishije bugufi Imana ikamuhera ubuntu. Umva mbabwira ikintu, Bibiliya igenda itubwira ahantu henshi ko Imana ishyira hejuru abicishije bugufi. Gushyirwa hejuru bibanzirizwa no guca cyangwa gucishwa bugufi. Yesu yigeze abwira abigishwa be, ababwira abantu babiri bagiye gusenga mu rusengero, ngo umwe ari umukoresha w'ikoro, undi ngo ari umufarisayo. Umufarisayo ngo ageze imbere y'Imana ngo aravuga ngo ndagushima Mana ko ntameze nk'ababandi babambuzi babanyabyaha batajya basenga, ngo ngewe niyiruza ubusa buri munsi, ngewe ntangaye icyacumi, ngewe nkora ibi nibi. Wa mukoresha w'ikoro nawe ngo arazajya imbere y'Imana, maze ngo yumva afite isoni, yumva acishijwe bugufi n'ibyaha bye, ngo areba hasi ntiyatinyuka, ngo no kubura umutwe ngo arebe mu ijuru, maze ngo aravuga ngo jyewe ndi umunyabyaha, aciye bugufi imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo hasohotse umukoresha w'ikoro ari utsindishirijwe. Imana iturinde kwibona, Imana iturinde kwishyira hejuru. Bakundwa bene data, icyitegererezo cya mbere dufite cyo guca bugufi ni Kristo. Umva ukuntu yaciye bugufi. Ndashaka kubasomera aya magambo yanditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, ibice byaho ni 2. Munkundire tuhasome wenda aba ariho turangiriza. Ibice byaho ni 2,
duhere ku murongo waho wa 5. handitswe ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Uwo ni Kristo, niwe cyitegererezo dufite waciye bugufi. Uwari Imana ngo abona atabigundira ngo aca bugufi, arabyiyambura kugira ngo aze mu isi. Ahageze ngo aba umugaragu utari n'umugaragu usanzwe, ahubwo ngo aba uw'imbata, ngo araganduka, yubaha Imana se ari nawe data wa twese, ngo araganduka muri byose, yiyambuye byose, yisize ubusa, ndetse ngo yemera no gupfa urupfu rudasanzwe, urupfu rwo ku musaraba. Umva rero icyabivuyemo, igituruka mu guca bugufi. Usomye uhereye ku murongo wa 9, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Imana ishimwe. Ibyo byavuye mu guca bugufi. Mukundwa mwene data wowe unyumva, ndakwifuriza guca bugufi. Duce bugufi munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka Imana, tuba abagaragu b'abandi, twemere gukorera abandi. Yesu Kristo waciye bugufi nk'icyitegererezo cyacu, nawe ngo ntabwo yaje gukorerwa nubwo yari umutware, umwami, ngo ahubwo yaje gukorera abandi, ngo no kuba incungu ya benshi. Rero uciye bugufi yemera gukorera abandi. Ni kimwe mu bimenyetso byerekana uciye bugufi, nuko yemera gukorera abandi, akabakorera, akabafasha, aho kugira ngo avuge ngo nimunkorere ibi, nimunkorere ibi. Imana idufashe, Imana idushoboze guca bugufi kugira ngo dushyirwe hejuru mu gihe gikwiriye. Imana irwanya abishyira hejuru, abibone, ariko abicisha bugufi kabahera ubuntu. Wowe nanjye Imana idushoboze guca bugufi, nibwo tuzashyirwa hejuru mu gihe gikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibidushoboze.